Izo famiye nyine ziba zigomba kwakira ibintu byabaye, zikumva ko ibintu byabaye ku mwana wabo atari we wa mbere atari nawe wa nyuma, ahubwo zigafata inzira ya mbere yo kwegera umwana zikamuhumuriza zikamuba hafi, kuko niba ibiba byabaye biba byabaye nta n'ikintu cyatuma bisubira inyuma. Nicyo mba numva nyine ko bakegera abana babo. Ikintu nyine nabatangariza abasingo nuko nyine kubyara biba atari ikibazo, ahubwo biba ari umugisha kandi bari n'igisubizo, kuko nyine niba ikibazo cyabayeho ntago aba ari ngombwa kuhita ugana inzira mbi yo gukuramo inda ngo wihebe ujye kure ngo wumve ko ibintu byacitse. Oya, hari ngo n'abafata imyanzuro yo kwiyahura. Oya, ntago ari umwanzuro mwiza, kuko iyo wiyahuye ubuzima buba burangiye, fishi yawe nyine iba yubitswe, ariko iyo ubyaye ubuzima burakomeza, gahunda zawe ukazikora, ari ukiga wakiga nyuma y'uko ubyara, imishinga nyine wayikora. Yego, nta biba birenze rero nyuma yo kubyara. Rero abantu nyine b'abakobwa byabaye ibyo bintu, mba numva nta mpamvu ihari. Yego, hari abantu nyine benshi byafashije, barahari pe, kandi byaranabatinyuye, kuko hari igihe umuntu nyine atinya kujya kuvuga ibintu bye nyine ngo ku karubanda, akumva ko nyine ibintu byacitse nabivuga ngo araba yishyize hanze, ariko nta biba birenze. Uyu muntu wakuyemo inda nawe mu mutima nubwo atabikwereka ahora yicuza. Gusa noneho iyo ukuyemo inda washaka nk'umugabo bikanga, niho wicuza kurusha uko nyine wicujije uyikuramo. Uhora umutima ugucira urubanza wibaza ati se ibi bintu nabikoreye iki? yego, Ugahorana umutima uhagaze, kuko sinibaza ko waba warakoze icyo kintu ngo wumve utuje. hari mu sosiyete nyarwanda hano mu Rwanda hari imiryango imwe n'imwe iyo yumva ko umwana yatwaye inda w'umukobwa, yumva ko ubuzima bwarangiye, hari abatoteza umwana bakamubuza amahoro, hari abihakana umwana, hari abamwirukana, hari abafata nabi uwo mwana w'umukobwa kugeza igihe azabyarira, abo ni ababashije kumwihanganira ngo agume mu rugo, hari abamwirukana bakamufata nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ikihe kintu wabwira famiye zigitekereza gutyo? Iyo myumvire sinzi nimba ikibaho nyine bakibikora, hari abantu bagitekereza gutyo, ariko sinzi ko bwo yumvishe ko icyo kintu yagikoze cyo kuba yakuyemo inda nabwo yakishima. Ikaze kuri Single Mother Family TV. Mu kiganiro cy'ubushize twari turi kumwe n'umutumirwa Claudine, ubwo yazaga akatuganiriza urugendo rutoroshye yahuye narwo kuva ku munsi wa mbere amenya ko yasamye kugeza ku mezi 9 ubwo yabyaraga, n'urugendo yahuye narwo rutoroshye rwo kuba yarafashe umwanzuro wo kudakuramo inda ahubwo agahitamo kuyibyara. Ubwo yazaga yaganirije abakobwa benshi, abagira inama y'uko gukuramo inda atari inzira iboneye, ahubwo wakibaruka uwo mwana ukamurera. Nishimiye kongera kumwakira. Murakaza neza Claudine. Yego, murakoze. Nanjye nishimiye kugaruka kuri channel yanyu ya Single Family Mothers. Ubushize nyine nari mpari. Ntago biba byoroshye ko umukobwa ashobora kuza akicara imbere akaganiriza bagenzi be. Aba single mothers benshi bahumuye amaso, Yego, bemera ko banumva ko nta n'icyaha kirimo kuba umuntu yabyara. yego. Ahangaha rero tuberaho gufashanya hano kuri Single Mothers Family. Twabagenewe mituweli y'umwana. Yego, ndetse twishimiye ko mwabashije kongera kutwitaba. Aba Single Mothers benshi bemeye kuba baza bagatanga ubuhamya, bakatubwira urugendo banyuzemo rutoroshye. Twishimiye no kuba mwabashije kongera kuza mukatugana. Mwakoze cyane. Gira icyo utangarira aba Single Mothers. Ikintu nyine nabatangariza abasingo nuko nyine kubyara biba atari ikibazo, ahubwo biba ari umugisha kandi bari n'igisubizo, kuko nyine niba ikibazo cyabayeho ntago aba ari ngombwa kuhita ugana inzira mbi yo gukuramo inda ngo wihebe ujye kure ngo wumve ko ibintu byacitse. Oya, hari ngo n'abafata imyanzuro yo kwiyahura. Oya, ntago ari umwanzuro mwiza, kuko iyo wiyahuye ubuzima buba burangiye,
fishi yawe nyine iba yubitswe, ariko iyo ubyaye ubuzima burakomeza, gahunda zawe ukazikora, ari ukiga wakiga nyuma y'uko ubyara, imishinga nyine wayikora, yego nta biba birenze rero nyuma yo kubyara. Rero abantu nyine b'abakobwa byabaye ibyo bintu, yego mba numva nta mpamvu ihari, yego mba numva nta mpamvu ihari yo kuba nyine bahita biheba cyangwa ngo bafate umwanzuro mubi wo gukora izo swapu nyine bajya bakora. Icyo nababwira, ati aho gukora ibyaha bibiri wakora icyaha kimwe. Niba wisanze watwise kujya ufata umwanzuro wo gukuramo inda, uwo mwana wamurera, uwo mwana aba ari marayika, nta mpamvu yo kumuzana mu bibazo byanyu muri babiri. oya nta mpamvu. Yego nubwo aba ari urugendo rutoroshye. Biba bigoye. Turabashimira kuri Single Mothers Family kuba mwabashije kugera aha ngaha. Ni iby'agaciro kuba mwabashije kongera kuza. Tunararikira abandi batingo mothers aho bari hose, aho muherereye mu gihugu, kutugana abagifite imitima iboshye bakaza bakatuganiriza, bakatubwira urugendo bagiye bahura nabwo, nubwo baba batari ibintu byoroshye. Binafasha abandi, bifasha abandi bagifite iryo pfunwe cyangwa se bagifite kumva ko ari ikintu kidasanzwe, kumva ko kubyara ari ibintu bidasanzwe. Ndetse mu kiganiro cy'ubushize Claudine nyuma yo kuza akaganiriza abantu, akababwira ukuntu bitari byoroshye, akababwira aho bigeze, aho umwana ageze, uko umwana angana, ukuntu anezerewe no kuba afite umwana we. Harimo abakobwa benshi cyane batwandikiye bifuza ko nabo bazaza bagatanga ubuhamya bwabo. Wakoze igikorwa gikomeye, wakoze igikorwa cy'indashyikirwa, wafunguye amaso y'abantu benshi. Turabashimiye kubw'intambwe mwateye, mwarakoze cyane. Natwe turabashimiye kuba mwaraduhamagaye kandi tugakorana ikiganiro cyiza. Hari abantu nyine benshi byafashije, barahari pe, kandi byaranabatinyuye, kuko hari igihe umuntu nyine atinya kujya kuvuga ibintu bye nyine ngo ku karubanda, akumva ko nyine ibintu byacitse, nabivuga ngo araba yishyize hanze, ariko nta biba birenze. Muriyumva gute kuba mwagarutse kuri Single Mothers Family? Turishimye, birashimishije cyane nyine, kubera ko buriya bigaragaze ko ikiganiro nyine twakoranye ubushize hari abantu benshi cyafashije, cyahumuye abantu benshi cyane, cyafashije abantu benshi. Niyo mpamvu nyine twishimye. Wongera usigire message bano bana b'abakobwa, bana twebwe b'abakobwa, usigire message, wongera ubakangure bakihishe, bagifite ipfunwe. Oya, be kwihisha nyine nta biba birenze, gusa nyine biba birenze muri sosiyete nyine kumva ko nyine wangiritse, ariko nyuma yaho nyine umva hari nyine iyo urebye umwana wawe, yego wamutuma ati mpereza kiriya kintu akakiguhereza, uhita ubona ko nyine ibintu wari kuba wakoze byari bibi. Bigora mu gutangira. Yego bigora mu gutangira, ubundi iyo watinyutse biba byoroshye. Umwana ameze ate? Ameze neza nta kibazo. Arashima, ni umusore. Ni umusore? Yego. Hari abantu batwandikiye kuri Single Mother Family, baratwandikiye baratubwira ati uwo mutumirwa Claudine igihe azagaruka, umunsi azagaruka, muzongere mutubarize, mutubarize ati atubwire niyihe ntwari ikomeye wakoresheje, cyangwa se ni ikihe kintu wakoresheje cyatumye ugira umutima ukomeye, cyane ko ngo bo kugira umutima ukomeye biranga. Ni iyihe mpamvu nyine uba wumva utewe ishema n'umwana? Undababwire ikintu, iyo ubonye umwana wawe, ikintu utekereza wari kwicuza iyo uza gukuramo inda. Ikintu cya mbere, intwari ikomeye nyine ituma ibyo bintu bigeraho, ni ukutita ku bantu. Sosiyete ngo iramfata ite, ese mu rugo barababona gute ababyeyi banjye? Oya, ibyo ntabwo byitaho, nyine wowe wita ku byawe ukavuga ati uko bazabifata kose ni uko. Niyo ntwari nyine ikomeye ituma ibyo bintu wabasha kubikora ukabigeraho. Ikindi nyine iyo ndebye umwana wanjye numva nishimye,
menya ko ndi muzima. Nanatekereza ko hari igihe nari no bikuremo akaba ari we wenyine naba mfite no mu nda, akaba ari rwo rubuto rwonyine nari kuba mfite. Ariko iyo murebye mutuma buri muntu wese avuga turi umwana n'uwa runaka, barumva ari byiza, barumva nishimye kuba narazanye umuntu ku isi, nyine barumva ari ibintu bikomeye cyane. ntabwo biba byoroshye. Claudine, kuba uri umusingle mother ku myaka yawe, ni ikihe kintu uba wumva wabwira umwana w'umukobwa wakuyemo inda cyangwa ufite igitekerezo cyo kwikuramo? Uyu muntu wakuyemo inda nawe mu mutima nubwo atabikwereka ahora yicuza. Gusa noneho iyo ukuyemo inda washaka nk'umugabo wikanga, niho wicuza kurusha uko nyine wicujije uyikuramo. Uhora umutima ugucira urubanza wibaza ati se ibi bintu nabikoreye iki? Yego. Ugahorana umutima uhagaze kuko sinibaza ko waba warakoze icyo kintu ngo wumve utuje. Hari mu sosiyete nyarwanda hano mu Rwanda hari imiryango imwe n'imwe iyo yumva ko umwana yatwaye inda w'umukobwa, yumva ko ubuzima bwarangiye, hari abatoteza umwana bakamubuza amahoro, hari abihakana umwana, hari abamwirukana, hari abafata nabi uwo mwana w'umukobwa kugeza igihe azabyarira. Abo ni ababashije kumwihanganira ngo agume mu rugo. Hari abamwirukana bakamufata nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ikihe kintu wabwira famiye zigitekereza gutyo? Iyo myumvire sinzi nimba ikibaho nyine bakibikora, hari abantu bagitekereza gutyo, ariko sinzi ko bwo yumvishe ko icyo kintu yagikoze cyo kuba yakuyemo inda nabwo yakishima. Ubwo rero ngiye ukuntu mba mbyumva, mba numva izo famiye nyine ziba zigomba kwakira ibintu byabaye, zikumva ko ibintu byabaye ku mwana wabo atari we wa mbere, atari nawe wa nyuma, ahubwo zigafata inzira ya mbere yo kwegera umwana, zikamuhumuriza, zikamuba hafi, kuko niba ibiba byabaye biba byabaye, nta n'ikintu cyatuma bisubira inyuma. Nicyo mba numva nyine ko bakegera abana babo, bakegera abana. Ikintu mba numva ni uko mwakegera abana mukabaganiriza mu mwanya wo kubatererana ari mwe babyeyi baba bafite. Nyuma yo kwibaruka umwana, guheruka ahangaha waratuganije utubwira ukuntu papa w'umwana yabanje kugorana, kwihakana n'iki. Ubu mubanye mute? Bimeze bite? Ubu nyine ntabwo tubana. Yego. Ariko umwana wamwitaho. Iyo wenda umuntu arabigukora biriya byo kuvuga ngo sinjye naguteye inda ibiki n'ibiki, nyine akabanza kukwihakana. Yego. Ariko iyo umwana umubyaye akamubona, akabona ko umwana we basa nyine. Yego. Kandi uyu mwana yavutse arakundwa. Arakundwa rero ubu ngubu umwana wamwitaho nta kibazo, nta bindi bintu birenze. Umwana we arabizi ko ari inshingano ziwe. Ntabwo mubana ikintu kibahuza n'umwana. Yego. Cyane ko umwana bakwiye urukundo rw'abantu babiri. Aba arukwiriye. Ugira umutima ukomeye, ndashaka kugushimira umukobwa ufite umutima ukomeye w'umuntu yarabanje gusa nkaho akugora gutyo, nyuma y'igihe akaza kwemera ko umwana ari uwe, ndetse ukabuta nabumubuza. Wakoze igikorwa gikomeye cyane. Abakunzi bacu bakurikiye Single Mothers Family n'abataraza, turabashishikariza kuza mukaza mukatuganiriza, mukabohoka ku mutima. Bifasha abantu benshi. Tunashimira Claudine abashe gutera intambwe yo kuza, yahumuye abantu benshi. Hari ababa byaragoranye kuba baganira ibyo bintu cyangwa kuba yabasha kubivuga. No kuri Single Mother Family turabashimiye, mwarakoze cyane. Yego namwe mwarakoze.